Imana ishimwe ndabasuhuje abo dusangiye umusaraba dufatanyije urugendo rwo kujya mu ijuru ni wa mubyeyi mama Moyize ndabakunda tuje muri cya kiganiro umudendezo nishimiye kubana namwe muzadukurikira Imana ibagirire neza ibaho umugisha kandi mujye mugitega amatwi mushire no mu bikorwa ibyo tuganira ko nibijyanye n'ubwami bw'Imana rero dusenge Imana ize kubana natwe Uwiteka Nyiringabo turagushimye turaguhimbaje tugushimiye uburinzi bwawe tugushimiye ubuntu bwawe abanye natwe Mwami Imana kuva turi abana kugera isaha n'ubuntu bwawe budukujije n'ubuntu bwawe butubeshejeho icyubahiro kibi cyawe aya masaha rero duciye bugufi Nyiringabo ndakwinyize ngo ubanze utweze dutunganye dukoreho ikibi cyose dukora ubanza rw'ibyaha kandi n'abagiye kumva iki kiganiro bose ubeze kandi ubohereze Mwuka Wera kugira ngo ijambo ryawe ribe rifite umwami ububasha mu mitima yabo ribona aho ritura kuko ijambo ryawe nitabaza udafite ijambo ryawe arayoba niyo mpamvu dukwiye kwiga ijambo ryawe kugira ryo rituyobora kuko tuzi ko twaje kuri iyi si tutizanye turi mu mugambi wawe niyo mpamvu dukwiye gukora iby'ijambo ryawe ritubwira Gabana natwe ndaguhamagaye Mwuka Wera nguze muri nge ariyo uzuvugire muri nge ntacyo nzi ntacyo nshoboye ahubwo reka rozo twigishe kandi dusobanurire bana natwe duhamagaye Mwuka Wera bambwiye bubane natwe ibyo ushaka ari byo biba byose tugusabye twizeye mu izina rya Yesu amen uyu munsi tugiye kwiga isomo rivuga ku ntwaro twakwitwaza kugira ngo tubashe kunesha Satani ubundi Satani hari intwaro akoresha kugira ngo abashe kudutera natwe hari ukuntu tugomba kumurwanya turabisanga mu ntwaro zose hano mu ba Efeso hari ahantu batubwira ngo twambare intwaro zose z'Imana ariko hari izindi ntwaro Satani akoresha abantu tutajya tumenya Satani ubundi ngo yihisha mu byaha iyo wihanye iyo uhora ufite ibyaha icyo gihe ukabukora ugasenga Imana uri mu byaha uba wubatse igihome Satani yihishamo iyo uri umunyabyaha uba wubatse igihome Satani yihishamo kuko Satani ngo ni umurezi ahora turega ahora ajya imbere y'Imana arega areguririzwa araturebera buri gihe ahora areba dushaka abona impamvu niyo mpamvu tubisanga muri Yobu igihe Yobu yari ari mu iteraniro Imana iramaza ngo ese waje gukora iki hamwe ati ndi kuzerera isi no kwitambagiramo none icyo gihe Imana iramubaza ati warebye umugaragu wanjye na Satani rero kuko isi niyo yarayigabanye muribuka ko yanabibwiye Yesu avuga ngo numfukamira ukandamya ubu bwami bwose ndabuguha kuko narabugabanye iyi si nubwo tuyirimo Satani yarayigabanya arayemerewe ni hedikota ye irimo ubwami bwe irimo ubuyobozi bwe nubwo harimo n'ubw'Imana ariko nawe ifitemo uburenganzira niyo mpamvu kugira tumuneshe hari intwaro natwe tugomba gutwara kugira ngo Satani abure inzira abure n'ibirego imbere yacu ku Mana icyambere rero agenderaho yihisha mu byaha dukora iyo ufite ibyaha aragenda akihisha agahora kurega no mpamvu yusenga ukwiye kwatura ibyaha wamara kwatura ibyaha ukatura n'ibyaha by'umuryango wawe icyo gihe uzaba umwimu yazabura aho yicara muri wowe ariko usanga abantu benshi dusenga dufite ibyaha tugasenga dufite amatiku tugasenga tubesherana kandi icyo gihe nubikora Satani ntabwo azahora arega avuga ati uramuha umugisha gute kandi birari kubikora buriya no kuri Yobu iyo Imana igira ikintu imushinja hari byinshi byari kutagaruka kuri Yobu kubera ko yaramubwiye ngo nubwo watumye mugirira nabi muhoragatse Imana yarizi ko ibyaha ibintu byose Satani yaje gukora kuri Yobu arengana ari inzira akarengana reka rero iyo ntwaro ya mbere yo kwihana itubera intwaro yo gutsinda Satani mu buzima bwacu kuko igiye imbere y'Uwiteka ukihana Satani ubumusenyeye ntabwo yongera kubona inzira n'imbaraga zo kugushinja ihane rero usaba Imana imbabazi n'ibyaha by'umuryango wawe kugira ngo ubone intwaro yo kumunesha indi ntwaro ya kabiri tugomba gukora niyo kubabarira abantu benshi kubabarira byaratunaniye ugasanga
umuntu mufitanye akabazo waramubabariye ejo mwahura ukabyibuka niko ahora abikora. Icyo gihe rero ngiyo n'ubundi udafite kubabarira uba wubakiye inzu abadayimoni bahora bicaramo bakwibutsa. Kandi Yesu yaravuze ngo nimutababarira namwe so mu ijuru ntazabababarira. Mwibuke ko ari ijambo ry'Imana ari itegeko. Nimutababarira niba hari umuntu ufitanye nawe ikibazo, na Yesu yaravuze ngo nujya gutura ituro banza ugende wikiranure n'ukurega, numara kwikiranura n'ukurega ubone uzana ituro ryawe. Bivuze ngo banza ugende ukiranure n'umuntu ufitanye nawe ikibazo. Hari n'igihe usanga ubitse umuntu w'inzika waranze kumabara kandi we yarabohotse atazi n'ikosa rye. Biba byiza kutabika mu mutima umuntu ubona ko yakurimbuza, ahubwo ukagenda ukamubwira ati ngewe ngufiteho ikibazo kimeze gutya, niba ashobora kukwihanira nangwa kucyemera cyangwa akagusobanurira akaba n'igihe wasanga waramurenganyirizaga ubusa. Rero iyo ufite kutababarira uba wibikiye abadayimoni muri wowe batuma abahora barega imbere y'Imana batanga raporo itari nziza. Rero gira umuntu ufitanye nawe ikibazo umubabarire kugira ngo ubone gukomeza inzira y'Imana neza, nta kintu kibasha kukubangamira. Kuko umunsi uzababarira ukikuramo inzigo n'uburakari, Satani uzaba umuteye inkota mu mutima, wowe uzababarira. Saba Imana iguhe imbaraga zo kubabarira buri muntu wese, kuko icyo uzasaba Imana izakiguha. Indi ntwaro tugomba gukoresha ni intwaro y'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu akuraho byose, yaba ari uburwayi, yaba ari imivumo, yaba ari ubukene. Mu bintu byose ukora Yesu ujye ufata amaraso ya Yesu uvuge ati Yesu ntuhagize amaraso yawe, reka amaraso yawe nkureho urubanza, reka amaraso yawe nshoboze kwera, amaraso yawe uyasabe mu muryango, uyasabe kuko tuzi yuko na Yobu yajyanwe gutamba agatambira n'ibyaha by'abana be. Natwe ni isaha tuzi na Daniyeli yamaze kwibuka ko bari kuva mu bunyage mu myaka 70 asanga yararangiye, asaba Imana imbabazi, asaba n'ibyaha by'imiryango n'iby'igihugu. Ni twebwe bireba, twe twamenye ukuri. Ayo maraso ya Yesu iyo wayasabye akuraho imyaka yose, akuraho imivumo, akuraho imitongero. Niyo mpamvu ugomba kumenya intwaro Satani yanyuramo akurega agushinja. Waba urwaye saba Imana imbaraga zo kubabarira, waba ufite ikibazo n'umuntu runaka saba Imana iguhe gutanga imbabazi. Njye nagize ikibazo n'umuryango ndashakiyemo, kirankomerera nkumva ndabitse mu mutima, nkumva ndabanga, najya gusenga nkumva mbifurije ibintu bibi, mbese nkumva ni nk'urutare nikoreye. Imana uko ngiye gusenga hano sikambwira ngo babarira, Imana ikambwira babarira. Aho nkonyaba ndababarira iki kari bo babikoze, kari bo banyendereje kuba nkore ibintu bibi nta kibi nabakoreye, narabubahaga nk'abana byeyi banje nkababwira ibyanjye byose nahari bo babi. Imana integeka kubabarira. Kandi nabonye iyo utarababarira nawe uba ufite umutwaro, ukuremereye, uba ufite agahinda, kandi ako gahinda niyo bariyeri byakutuma utagera mu bwami bw'Imana. Birangije naragiye bose mbasaba imbabazi. Ndabati mbasabye imbabazi n'abantu bari baramvuze, narabijunditse, narabishizemo, bose ngira nabwo ati mbasabye imbabazi mu mbabarire amakosa yose nabakoreye. Bakavuga nibyo, abati nibyo, kandi bikuye ku mutima, pana kwiyerurutsa. Kuva nabikora nararuhutse, numva ndabohotse, nta kibimbifuriza, nubwo baba kinyifuriza njye ariko nta muntu nifuriza ikibi. Maze kumva ko ari umutwaro nari nikoreye. Ushobora rero guhora wikoreye umuntu yarambabaje, yarampemukiye, ariko ugasanga atumye utajya no mu bwami bw'ijuru, atumye Imana ibisubizo arigiye kuguha itabiguha bitewe nuko wanze kubabarira. Mubabarire, mwihane ibyaha mbere yo kugera imbere y'Imana, muhamagare n'amaraso ya Yesu, noneho muhamagare n'inkota y'Uwiteka ari ryo jambo ry'Imana. Mugire n'ijambo ry'Imana muri mwebwe, kuko iryo jambo ry'Imana niryo tuzazimisha ngo ya myambi ya Satani yakumuriro. Niyo mpamvu tugomba kugira ijambo ry'Imana muri twebwe kugira ngo tubashe kumenya icyo Imana idushakaho. Ntabwo wamenya icyo Imana igushakaho utasobanukiwe n'iryo jambo. Imana ishimwe.
ikindi twahamagara umuriro w'umwuka wera, kuko Yesu ajya kujya mu ijuru yaravuze ngo ndagiye ngo ariko simbasize nk'imfubyi, nzaboherereza mwuka wera. Uwo mwuka wera naza azabamenyesha byose. Iyo dufite mwuka wera turahishurirwa, atugira inama, aradutesha, arakubwira ngo ibi wibikora, iyo ntwaro iyo uyifite unesha satani, uramutsinda kubera ko araza agasanga uri maso. Mwuka wera duhishurira ibihishwe, mwuka wera atugira inama, mwuka wera ni umuyobozi mwiza, kuko iyo tudafite mwuka wera Bibiliya iravuga ngo aho ngo kuvuga kw'Imana kutari abantu bahinduka ibyigenge. Nuvuga mwuka wera yakurimo ntabwo bikigenge, arakubuza akavuga izi nshuti zireke, ibi bintu urimo si byiza, kandi ukumvira akavuga aha wihanyura, aha wibikora. Urumva mwuka wera niyo mpamvu tumukeneye cyane, kuko niwe uzatuyobora atume tutagwa mu mitego, tutagwa no mu moshya. Rero ijambo ry'Imana ridusaba kubabarira, bikadusaba kwihana icyaha ntagire. Bibiliya tubwira ngo ntimwimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa. Numva uyu mubiri uzapfa, kandi biri kavuga ngo umuntu utsemba uyu mubiri ni urusengero, umuntu utsemba urusengero rw'Imana n'Imana izamutsemba. Bivuze ngo iyambure rero icyo kintu gishobora gutuma Imana itakwishimira. Kandi narababwiye ikintu utahisha ni ibintu bibiri, ntabwo wahisha Imana kandi ntiwahisha n'umutima wawe. Nubwo wakwiha amahoro, umutima ukubwira ngo nyamara ibi bintu si byiza, nyamara ibi wabikoze, nyamara aho ufite amakosa ahangaha ibiri gukora ntabwo ari. Rero icyo umutima ukubwira ukibwira Imana ikigukureho, kandi Imana ikishaka ngo nuko tuvugisha ukuri. Bibiliya tubwira ngo niwemera ko ufite icyaha, Imana niyo ngo yo kukweza no kukubabarira. Nta wundi ukeneye kumenya n'ibyaha byawe uretse Imana yakuremye, ukanayisaba imbaraga, ukabwira dore iki cyarananiye, kubabarira byarananiye, ibyaha kureka iki cyaha cyarananiye, inzoga zarananiye, amagambo yarananiye, mpora nteranye, ukabisaba Imana izaguha imbaraga zo gutsinda. Kuko ikishaka Yesu yaravuze ngo icyamuzanye ni ukugira ngo tubone ubugingo ndetse tubone bwinshi. Rero ntabwo wamuhungira umubwira ko ukeneye ko ubugingo bwawe bubaho bubohoka ngo yange kukumvira. Rero ugire kubabarira, ntagire umuntu ubika mu mutima wawe, ntagire icyaha wimika, kandi usabe intwaro zose, usome ijambo, umenye iki ijambo rikubwira mu kubabarira, umenye iki ijambo. Hari umuntu usanga asenga kumva aravuga ngo niyo byagenda gute nzapfa ntamubabariye, niyo byagenda gute sinzigera nibagirwa ibintu yankoreye. Iryo jambo iyo ukirifite wizere ko n'imbere y'Imana hari bariyeri, uretse no kubona ibyo mu isi n'ubugingo ntabwo wabona. Kandi mu isi dufite igihe gito, rero reka icyo gihe gitoya tukibemo amahoro, tubane n'abantu bose amahoro n'ibidukundira. Imana iduhane umugisha, Imana ibagirire neza. Buri wese ufite umuntu ananiwe kubabarira amusange. Hari abakomerekejwe n'imiryango, hari abakomerekejwe n'abagabo bashatse, hari abakomerekejwe n'abana, hari abakomerekejwe n'abo bavukana, hari abakomerekejwe n'inshuti, hari abakomerekejwe no mu itorero. Impande zose buri wese afite igikomere ku ruhande rwe. Isaba Imana imbaraga usange wa muntu umubwire uti mbabarira, niyo yaba ari we wabiteye, umusanga ubwe ngo mbabarira, kugira wowe ubohoke, kugira ngo iyo ntwaro satani yimitse muri wowe abona ahora kurega, ahora atuma utabona ibyiza, abura inzira umusenyere indiri iri muri wowe. Imana iduhane umugisha. Kambasengere nanjye nisengera. Uwiteka Mana y'imbaraga, Mana y'ubutware n'ubushobozi, nkweretse ubwoko bwawe, ijambo ryawe waratubwiye ngo ni indorerwamo, kandi ijambo ryawe ni itabaza, kandi ijambo ryawe ni inkota ngo ragenda rigahinguranya. Nkweretse ubwoko bwawe, reka abananiwe kubabarira, abimitse ibyaha mu mitima yabo baha imbaraga zo kubireka, baha imbaraga zo kubabarira, baha imbaraga zo kwera, kugira ngo ibyo ubashakaho ubashe kubibaha. Kuko akenshi iyo uje ugasanga hari umurezi, bituma hari ibisubizo batabona. Ariko ndakwinginze ngo ubwoko bwawe imbaraga zo kubabarira, kuko nawe Yesu waravuze ngo tuzagera ikirenge mu cyawe. Waravuze kenshi ngo abangabo bababarire ngo kuko batazi icyo bakora. Icyo gihe usaba imbabazi abari kukurenganya uri ku musaraba. Natwe duha imbaraga zo kubabarira abatugiriye nabi, duha imbaraga zo komora
bomora ibikomere biri mu mitima yacu by'abaduhemukiye, by'abatubeshye, by'abatwambuye. Mwami uzubabarire buri umwe wese, umushoboze kubabarira kugira ngo icyo ushaka ko ubuzima bwe kibashe gukoreka. Ngaho bana natwe basabiye imbaraga, basabiye kunesha, kandi ubwoko bwa bugingo bwabo bufate ubukomeze, ubahe gusobanukirwa n'ibijyanye n'ijambo ryawe. Cyubahiro n'amashimwe nibikomeze kuba ibyawe mu izina rya Yesu. Amen.